nese Kasuku wa mu rugero rw'abantu bakunda kuvuga ko nta matwi ugira ubwo nagohereza mu rugero rufatika yego urugero rw'uwitwa fata ku mabya ese muko Kasuku muzo defo zinga uretse kutagira amata cyane nyinshi muri izo defo watubwiramo nk'iyihe defo ya mbere ni ikofi hasi se wakemera kakubera umugabo ntabwo byashoboka ese muko Kasuku wamutera indobo umubwira ngo gutura umuhungu ukabura umukene nese Kasuku no mwana wamubwira ngo mana nyagasani nababwiye ngo izo ni inkuru za YouTube nese byita icyana cyaze kugusura ucyakira umwana wansuye yego mukarangira amazi akavatura urumva urankwa ese DJBRIANE komba na Tesha bayimanyura gucya ubwari karisa bayambaye nta kariso yambara none se Tesha ibyo DJBRIANE avuga nibyo ko ntago wabyishimira se kubera iki icyambere wowe si umupuru ukawureba ukakureba mukarebana hari ikindi kibazo ufite nese DJBRIANE iki wavuga kuri inzo aho umunsi ubu ngubu n'umunsi umwe nikazapfira hejuru y'umuntu wabumbyaye kabisa reka turangize ikiganiro kukwereka gusa ariko udakoze none se Tesha umupuri wawe umeze umupuri wanjye nakataraboneka wowe ntugire ikibazo none se NZOVU nirinde iki nimba namaze kubona umupuri wa Tesha mbore ntumwereke akamwa nterashaka nese DJBRIANE iki kintu kiri uzi kuri Satani bura ngo ntago yishimira ingo zibanye neza kubera iki koko ngo urugo rwiza ni nk'ijuru rito naho urugo rubi igereza cyenge impamvu yagatamaranye n'umugore kabiri mama w'abapani iki abakobwa muba mufite abahungu tudafi ni igitsina naho mu yandi magambo ibi ni ibimera nese mama w'abapa nkamwe mubyibushye iyo mugiye gukora imibonano mpuzabitsina mu migenza abantu umuntu nyine gukorera umuti muswera yano guys uyu munsi niko ino challenge igenze ikintu mwisabira nimba urangije ino video fasha ukande subscribe ino video uyisharinge ku bantu wenda nibura nka 5 kugira ngo ngufashe nzamure ino account yanjye urabukoze rwose ndagushimiye kandi kuba warebye ino video Imana iguha umugisha ikundindire urararya